ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Reka dushimire Imana ko iduhaye umwanya mwiza, namwe tubashimire kandi babasha kudukurikirana bafatanya natwe kumaza ubutumwa bwiza. Komanteri zanyu tujya tuzibona, ni ukuri biradushimisha. Abaduha courage, abadusengera, abafatanya natwe kwamaza ubutumwa bwacu twahawe n'Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Pawulo aravuze ngo ibishobozi byose na Kristo uduha imbaraga. Twebwe tuba turi hano nyine nk'abantu bakoreshwa n'Imana, kandi ikomeze idukoreshe. Narababwiye ngo si njyewe ahubwo ni Kristo unshoboza kandi akomeza dushoboze. Reka dusenge rero dushimire Imana iduhaye uyu mwanya mwiza, maze tuyisabe kubana natwe. Turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ko waduhaye ubuzima. Ntituzarambirwa, ntituzahwema kuvuga ko wakoze. Tujya tubura amagambo nyine akwiranye n'ibyo wakoze, ariko wumve ko tugushimiye ko waduhaye ubuzima. Banangiye kuvuga ijambo ryawe, ndasengera abagiye kuba nanjye muri uyu mwanya kugira ngo nabo bunguke kandi bagirirwe umumaro n'ibi ngibi wampaye kuvuga. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 37 umurongo wa 9 tugeze ku murongo wa 11. Haravuga ngo maze arambwira ati hanurira umuyaga uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti uku ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine wa mwuka we uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko manura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho hahagarara ku maguru yayo iremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, ayo magufa n'ab'inzu ya Isiraheli yose dore baravuga bati amagufa yacu yarumye kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Amen. Ndagira ngo tuganire ijambo numva Imana nshyize ku mutima, ijambo rivuga ngo igiye kuzura ibyari byarapfuye. Imana igiye kuzura ibyari byarapfuye. Nongere mbisubiremo. Imana igiye kuzura ibyari byarapfuye. Imana igiye gutuma ibyari byaratakaje ubuzima byongera gusubirana ubuzima. Unyumve, nawe ubwawe wari warabitakarije icyizere. Ariko Imana yakuntumye ngo ubwire ngo ibyo ngibyo ubona ko byarangiye nyine, ibyo ubona ko byarangiye, igiye gufata ibyo bimeze nk'ibyari byararangiye, yongera ibiha ubuzima kubera isezerano. Ijambo nagutumweho riravuga ngo igiye kuzura ibyari byarapfuye kubera isezerano. Bibiliya igaragaje aya magambo n'Imana yavuganaga n'umuhanuzi ngo yaramujyanye imujyana mu kibaya cyuzuyemo amagufa, kandi ngo yari yarumye rwose. Tureke no kuma, yari yaratatanye, rimwe nta gufa ryari rikumwe, nta ryari ryegeranye nini, ngo yari yaratatanye. Imana ibaza Ezekiyeli iramaza ngo mbese ayo magufa ubona ari mu kibaya yumye yamaze gutatana ashobora kongera kubaho, ashobora kongera kugira ubuzima? Birashoboka.
Haleluya. Ibyo bintu ubona ko byamaze kurangira, Imana ifite ubushobozi bwo gutuma byongera bikabaho. Imana ifite imbaraga zatuma byongera bikabaho. Imana muri yo harimo nasomye ijambo ramwe ngo yohereza umwuka wayo bikaremwa. Yohereza umwuka wayo bikaremwa. Reka nkubwire ngo Imana igiye kohereza umwuka wayo, ibyo bintu byari byararangiye byongere bibeho. Imana igiye kohereza umwuka wayo, ibyo bintu byari byararangiye byongere bibeho. Uko ngo yohereza umwuka wayo bikaremwa. Ezekiel ntabwo yigeze abihakana, ntiyigeze anabyemeza. Yaravuze ngo Uwiteka ni wowe ubizi ko aya magufa ashobora kongera. Ibyo ntabwo nge mfite igisubizo cyabyo, ariko muri wowe harimo igisubizo cyemeza niba byakongera bikabaho. Imana ibwira Hezekiya ngo ngiye kugukoreramo, ngiye gukoresha wowe. Ni wowe ngiye gukoreramo utuma aya magufa yongera kubaho. Muri make ngiye gukorana nawe. Ndashimira Imana ko hari abantu igiye gukorana nabo, ibyacu byari byarapfuye bikongera bikabaho. Hari abantu Imana igiye gukoresha, hari abantu Imana igiye gukorana, ibyo bintu byatakaje ubuzima byongere bigira ubuzima. Ibyo bintu byatatanye byo ntabwo Imana yavuye mu ijuru ngo ize isubire, ahubwo hari umuntu yakoreyemo. Buriya sinshobora kwibagirwa uko ngiye gusenga nyambwira Imana ngo umuze n'umuntu w'umugisha, umuze n'abantu b'umugisha. Uko nasobanukiye ko ibyanjye byose hari abantu Imana yabibitse, nubwo ntaramenya aho bari, ariko barahari. Imana ibwira Hezekiya ati ngiye gukorana nawe rero. Urajya uhanura, ariko uhanura uko ngutegetse. Haleluya. Make Hezekiya arasabwa kumva ijwi ry'Imana, nawe agakora icyo ijwi ry'Imana rimubwiye, icyo asohoye kikarema icyo Imana yavuze. Ndashimira Imana. Haleluya. Hari ibintu bigiye kuremwa, hari ibintu bigiye kuremwa, hari ibintu bigiye gusubirana ubuzima, hari ibintu bigiye kongera kubaho kandi byari byaramaze gutatana. Bibiliya yavuze ngo maze arambwira ati hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti uku ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo. Haleluya. Muri make Ezekiel ntabwo agiye guhanurira umuyaga, ntabwo agiye guhamagara umuyaga mu izina rye. Oya. Imana yari ifite ubushobozi bwo kuhamagara ntawe ikoresheje ko ngo byose birayuma, ariko Imana igikenera umuntu izakoresha kugira ngo azure ibyawe byapfuye. Imana ibwiye Hezekiya, mbibutse ko yamaze, hari ibyabanje kuba, hari ibyabanje kubaho, ariko hari ibindi bigiye kubaho. Imana ibwira Hezekiya ati wicyo ugiye gukora ni kimwe, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti uku ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo. Bwira umuyaga ati Uwiteka aravuze ngo uturuke mu birere bine wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Kumbi umuyaga, haleluya, haleluya. Kumbi umuyaga nawo wumvisha ijwi ry'Uwiteka binyuze muri Hezekiya. Muri make icyo Hezekiya ari kuvuga, ari gukora, we arimo arasohora icyo ubushake bw'Imana bwavuze. Muri make ameze, ndavuga ngo iki, arimo aratanga ubutumwa yahawe akabwohereza aho bamutumye kubwohereza. Ngewe ubu natumwe kuvuga buno buhanuzi, nkabwohereza kuri ba nyirabwo bakakira icyo bagomba kwakira, ejo bagashimira Imana yabikoze no kuducungura. Imana yohereje umwana wayo. Buri gihe cyose iyo Imana igiye gukora ikenera umuntu ikoresha. Hezekiya hari ibyo yabonye abona ntibishoboka, ariko aravuga ngo ni wowe ubizi. Aza kubwirwa uko bigenda. Muzi uko amagufa yashakanye, igufa rishaka iryaryo gufa. Nabwo avuze icyo Uwiteka mu tekereza aho igufa ryumva ijwi ry'Imana rikajya gushaka iryaryo.
Hirya y'ibyo ngo Imana ibona ni imirambo ariko ikeneye umwuka. Ibwira Hezekiya ati akazi kanjye nawe ntikararangira, ndashima Imana ko uyu mwaka ntabwo Imana izabikora igice, Imana izakora ibintu byuzuye. Ntabwo Imana izasiga ari imirambo, ntabwo Imana Imana izakora ibintu byuzuye. Ndashimira Imana muri 25 Imana igiye gukoramo ibintu byuzuye. Imana igiye gukoramo ibintu byuzuye. Imana igiye gukora ibintu byuzuye muri 25. Yamaze kuba imirambo ariko ikeneye umwuka. Nk'uko hari imbaraga zatumye iba imirambo, niko hagiye kuboneka n'imbaraga zituma ino mirambo yakira umwuka. Ngo nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi. Icyo akoze gusa avuze icyo yabwiwe n'Uwiteka. Ikivuzwe n'Uwiteka binyuze mu kanwa ke gihinduka ubuzima. Ngo mpanura uko yantegetse, nanjye ndimo nahanura uko nategetswe. Birashoboka atari ubwa mbere wumvishe iri jambo, hari n'ahandi waryo nejo waryo, ariko nababwire uyu munsi Bibiliya nicyo gitabo umuntu atajya arambirwa kumva. Bibiliya nibwo buhanuzi butajya busaza. Dore imyaka ibihumbi irashize, ariko n'uyu munsi rihora ririshya. Nicyo kigureka ko ari ijambo ry'Imana. Cumi na rimwe ngo maze arambwira ati mwana w'umuntu, aya magufa n'ab'inzu ya Isirayeli yose dore baravuga bati amagufa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hano rubabwira uti uku ni kumwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu mbibakuremo, mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isirayeli. Muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu nkabibakuramo, mwa bwoko bwanjye mwe. Hari ibintu Imana igiye kongera gukora kugira ngo mumenye ko ari Uwiteka. Muzamenya ko ndi Uwiteka. Muri make hari ugushidikanya, hari igihe abantu bamushidikanyaho, ariko hari ibintu ajya akora bigatuma gushidikanya birangira. Ngo muzamenya ko ndi Uwiteka mu gihe nzaba maze gukingura ibintu basohoyemo. Ndashimira Imana ko hari ibintu Imana igiye gukora ukongera kumenya ko ari Uwiteka ubikoze. Mu rugo rwawe hari ibyapfuye, mu bana bawe hari ibyapfuye, mu buzima bwawe hari ibyapfuye. Hari igihe tugenda ariko mu mibiri yacu hari ibyapfuye. Mwese iyo umuntu ari gukoresha sonde kandi akanwa kararemewe kurya, urumva hatari ibyapfuye. Hari impamvu batari kurira mu kanwa. Beneda, hari abantu bicaye bagakumbura uburyohe bw'ibiryo, kuko byose biranyuzwa muri sonde. Urumva se hatari ibya Imana ifite ubushobozi bwo kuzura ibyo bintu byapfuye mu mubiri. Imana ibagirire neza, Imana ibiteho. Imana ije kuzura ibintu byapfuye kubera isezerano. Hari ibintu bigiye gusubirana ubuzima kubera isezerano. Hari ibintu bigiye kongera kubaho byarangiye kubera isezerano. Isezerano rigiye gutuma hari ibintu byongera kubaho. Nibishaka byari imaze amezi n'imyaka bipfa kuba hari isezerano rigiye gutuma byongera. Bano ngo bari ab'inzu ya Isirayeli nubwo bari baratatanye, ngo hari isezerano rivuga ngo tuzongera. Ndashimira Imana ko nubwo bimeze gutya ariko hari isezerano. Aravuga ngo nubwo bitameze neza none ejo bikagenda, ntabwo babwibihe. Humura Yesu ari ku ngoma. Kubw'isezerano, kubw'icyo Imana yavuze, hari ibintu bigiye kongera kubaho, hari ibintu bigiye kuzuka byari byarapfuye. Kubesa amashuri ntabwo ari uburanga, oya si ikindi, ni isezerano rigiye gutuma byongera kubaho. Iyo ufite isezerano hari ibintu bigiye kongera kubaho. Imana bagire neza. Ndagira ngo dusenge dushimira Imana yuko hari ibintu byari byarapfuye bigiye kongera kubaho kubera isezerano. Bana mufite isezerano nimukomere. Tugiye gushimira Imana. Tuyishimire yuko hari ibintu bigiye kuzuka kubera isezerano. Uyu mwaka Imana irakoramo ibintu byuzuye kubera isezerano. Wowe urwariye kwa muganga, wowe uri ahantu hatandukanye, birashoboka ko uyu munsi ndi kubwira babazwa n'umubiri. Uri muterwa inshinge, uri muri harabarimo, ariko rero ubwire ngo Imana ifite ubushobozi bwo kuzura ibyo bintu byapfuye mu mubiri wawe kubera isezerano. Hari ubuhamya, hari abahamya bw'abantu Imana yakijije indwara zimwe bavuga ko zidakira, ariko Imana irazikiza.
uyu munsi batanga ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Birashoboka ko ejo nawe uzaba uri aha ngaha utanga ubuhamya uvuga ati nanjye ndi mu bantu bari bazi ko byarangiye, ariko kubera isezerano ubuzima bwanjye bwongeye kubaho. Reka dushimire Imana yuko hari ibintu bigiye kuzuka kubera isezerano. Turagushimiye ko nta yindi Mana iriho imeze nkawe. Efeso aravuze ngo ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusa n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zawe zidukoreramo. Tugushimiye ko nk'uko aya magufa yasubiranye akongera kubaho, bakiremamo inteko bagasubirana umwuka bakabaho kubera isezerano. Turagushimiye ko natwe hari ibyacu byari byarapfuye bigiye kongera kubaho kubera isezerano. Mu muryango bigiye kubaho, mu bana bigiye kubaho, mu kazi bigiye kubaho, mu mira hari ibintu byari byaranze twagerageje biranga, ariko kubera bigiye kongera kubaho. Tugushimiye ko ntabwo tuzirata imbaraga zacu n'ubwenge bwacu, ahubwo tuzibuka ko byabayeho kubera isezerano. Himbazwa n'amahanga yose. Ndagushimiye ko wumvishe gusenga kandi kubasha gukora ibiruta ibyo tugusabye, ko imbaraga zawe ziri dukoreramo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Hari ibigiye kongera kubaho kubera isezerano, amen.